mabandi y'abatubuzi ngo n'abapasiteri ngo bakongera bakakurahiza bwa kabiri, kandi Yesu ntiyaje, urupfu ntirwaje, urongeye usezeranye bwa kabiri ahera h'Imana. Buriya divorce zo hanze muri leta ziroroshye, ahubwo umugore akabasha guca inyuma y'umugabo, yarangiza akaza akareba umuntu yegera akamwihererana ngo ari kwatura, Imana ikakwihorera, igikureka ikagushyeshyenga, ugasohorerwaho n'ijambo ryo muri Zaburi igice cya 50 rivuga ngo urabikora ngakwihorera, ngo ukagira ngo rwose mpwanye nawe. Mw'abagore mwe baba Pentecote muri kudefiriza, ninde wigeze ababwira ngo kera mwari abaturaga ubu ni muba abasirimu? Mwuka wera yasanze kera mwari abaturesi ubu ni muba abasirimu, maze bigatuma mukora ibyo mwishakiye mugashyiraho ibisuko. Umwana yubahiriza isezerano, Imana irazirikana. Ntago Imana igendera muri karabaye mw'abagabo mwe ngo nuko ufite umugore w'igihanda nuko urusabwa kwihangana, kandi ugomba gukoresha bwabo ugasenga, Imana ikaguha ubwenge bwo kubaka. Nuwuhe mucamanza mu rukiko wavumbura ku mwanda wabasha gusenyera umugore? Ese umugabo avuze ati nasenye kubera umwanda, ugira ngo abacamanza babyumvana uburemere? Ariko umwuka w'Imana, niba Imana iri kubona amahanga, Amerika ari nka gatonyanga, ikabona Uburayi ari agatonyanga, wewe uri umuntu urumva uri iki? Urumva washyika no kuvamo akaguru k'urushishi? Uri umusore ngo uri igayi, ngo uri generali, ngo uri major, yagira gutyo ati Uburayi bukaba buribagiranye, yahita Aziya ntitwongere kwibuka ko yigeze no kubaho, yabuha rimwe Afurika. Cyane cyane nibwirira Abanyarwanda, mwibagiwe Uwiteka, mwibagiwe Imana mu mihoro n'imipanga. Imana ije kubereka ko ikomeye. Niweho Mana y'abasogokuruza bacu, abatubanjirije kera, Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni wowe Mana iteye ubwoba, ni ukuri mu byaremwe byose niweho Mana yonyine iba mu ijuru, ibigirwamana byose biba hano ku isi. Niweho Mana y'imbaraga nyinshi. Umuja wawe ndagushimye ko wemeye ko nongera kugaruka kuri uyu murongo. Uwera, uwera wa Isiraheli uhimbazwe. None rero Data mwiza, ndakwinginze ngewe Riziki wambaye kubora no gupfa, ndakwinginze kugira ngo Data ibyo washimye ko mbivuga biciye muri aka kanwa kanjye, nemerera mbo agasambu kandagireho, kugira ngo ugire icyo ubwira abatuye isi, abanyumva bose. Mwami Imana, iri jambo rigiraho ribakura kandi rigire naho ribageza. Urakoze, uwo meje ni Satani, mwuje imyuka mibi igose ikirere. Unyemerere ubwami bw'Imana burushaho kururuka hano mu isi, abagiye kumvira ijambo rigira icyo rihindura mu mitima yabo. Urakoze kubyumvishije, urokora ubugingo bwa benshi, kugira ngo kuri wa musi hatazabaho gukorwa n'isoni. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muraho yemwe, ni Riziki Chantal, nongeye ndagarutse mu gihe kinini. Kubw'ibyo rero ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, ubundi turivugeho icyo umwuka ashima kubwira abatuye isi. Ni ijambo riboneka muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 12. Hari umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo Imana ikomeye, uburyo Imana ikomeye. Ku murongo wa 12 aravuga ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki ze, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka, akamuhugura nk'uwugira inama,
ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse hanyuma y'ubusa. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye, umutwe w'amagambo ngo uburyo Imana ikomeye. Ntabwo bavuze ngo uburyo generali akomeye, nubwo ari umusirikare mu rwego rwa gisirikare. Oya, nta nubwo bavuze ngo uburyo perezida uwo ari we wese uri ku isi uburyo akomeye. Ntawe, kuko abo bose bararenga bagapfa. Byumvikane ko nta gukomera kw'icyitwa umwana w'umuntu, twamuha icyubahiro, ariko ntabwo akomeye. Hakomeye Imana itagisaza ngo ipfe. Nabonye ejo bundi duterwa n'indwara ibicurane, inkorora n'ibicurane, korona. Twese twambara agapfukamunwa, yewe n'abo twita ko bakomeye, bamwe bagenda bafite ayo mapeti, nabo batinya inkorora n'ibicurane, bajya kwihisha. Byumvikane ko badakomeye, baroroshye. Ariko Imana yera yo mu ijuru niyo ikomeye mu isi y'ababaho. Nta nubwo ari uburyo umushumba, bishopu, ntabwo ari uburyo papa, musenyeri akomeye. No, ni uburyo Imana yaremye ijuru n'isi ikomeye. Nibyo tugiye kureba. Ijambo riravuze ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi? Ninde kuri iyi si tujya twumva n'abamaji, abantu b'abamaji babasha kuba bavuga ngo bakoze ibisa n'ibitangaza, ariko hari igitangaza cyakozwe. Imana isatura inyanja mu gihe cya Egiputa, yambutse Abisiraheli ibakura muri Egiputa. Ariko kuki nta mumaji urongera gusatura inyanja byibuze ngo byandikwe mu bitabo? None tureke no kuyashyira ku rushyi. Ariko Imana irabishoboye, ni nk'ubusa. Kuko iyi si yose ni nk'akabuye, navuga ni nk'agasenyi yabifashe mu kiganza. Njya numva bagendera ku dutaro, ariko ntawe uragerageza kuyoza byibuze ikiyaga ku rushyi rwiwe. Uretse n'urushyi se, aya mazi mu ducupa tuno dutoya tugura two kunywa, nkani iwacu i Rwanda ka Nili, wayageresha ku rushyi rwawe agakwirwaho? Ubwo se urumva utari uwa feke, urumva ukomeye? Nuko havuze ngo ninde washobora kugeresha intambwe z'intoki ze ijuru? Kandi uretse n'ijuru, habe n'inzu abenshi amazu mubamo nta nubwo uzi umuzenguruko w'intambwe z'intoki zawe. Ariko Imana ndetse ijuru riruta isi izi ntambwe z'intoki zayo. Nuko ahangaha ndi kukubwira uburyo Imana ikomeye, we kuyitiranya, we kuyivuga uyimenyereye, kuko ari Imana iteye ubwoba. Abantu batangiye kuyita mugenzi wabo, n'abashinga amadini bayivuga uko biboneye. Ngo akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi. N'uruhe ruganda ruboneka ku isi yose rwakora indengo yajyamo umukungugu wo ku isi? Cyangwa se iyi misozi y'ibirunga rikabonekamo indengo washyiramo umukungugu? Nubwo twitwa ngo ku isi hari abanyabwenge, ariko hari ibyo batarashobora, hari n'ibyo batapfa kwimajina gukora. Nta ndengo zihari, ariko Imana ibishatse ni nkako no guhumbya no guhumbura. Ngo umukungugu wo ku isi, hakavuga ngo n'udusozi akatugera ku minzani. Nta munzani urabaho,
nta n'uwo ndumva bashyiraho umusozi ngo bamenye igipimo cyawo, ariko Imana ahantu hose ihafitiye igipimo, ihafitiye imibare. Byitwa ngo niba uri n'umunyabwenge oroha, Imana niyo ikomeye, haba mu bwenge, mu buhanga, muri tekinike. We kubeshya abantu ngo warize, hari ibintu utazi ko bishoboka, ariko Imana yibizi nk'ibishoboka. Ngo dusozi akadushyira ku minzani, ngo ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka? Aha niho nshaka hambere na mbere. Turi mu bihe abantu bihaye gukosora Imana, abenshi ninde wigeze waba warigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka? Ninde? Akawugenzura, akamenya imikorere yawo, akawuhugura nk'umugira inama. Ninde waba waragenzuye umwuka w'Imana akanawuhugura? Dusohoye mu bihe bya nyuma, abantu bari gukosora ibidakosoreka, bagashaka guhindura ibyategetswe, ngo bari guhugura umwuka w'Uwiteka. Ugashinga idini hejuru y'indamu, hejuru y'inda yawe, ugatangira ukavuga ngo ibi ntacyo bitwaye kandi ari ibizira. Ninde wigeze kugenzura umwuka we? Nashaka bari na papa, ninde wagenzura umwuka w'Imana? Takoze uwa Satani wawugenzura, uw'abapfumu uragenzurwa, ariko umwuka wera w'Uwiteka ninde wigeze kuwugenzura ndetse akawuhugura, akavuga ati mwuka wera, dore turi muri viziyo, iterambere ryaraje. Kera wari umuturage, wari umuturesi, reka nkwigishe ubusirimu. Abagore bajya ku murongo bagaragaza ibibero, bambare ubusa, ugahugura umwuka w'Uwiteka, ukavuga uti rwose ibi ntibikwiriye kuvugirwa mu rusengero, abantu bagwa. Ninde wigeze kuwugenzura? Ukawugura nk'uwugira inama ati si yaruzuye, murekeraho kubyara. Mubuye kangahe hano iwacu intumbi zishwe n'inzara z'abantu, kandi turi benshi. Umva ko turi benshi mu mihanda, muri gukuraho imirambo ingana iki y'inzara. Ninde wigeze kugenzura? Niba umwuka avuze ngo iki ni icyaha, urakizirirura, urajya kubizirura ubyeze nkande. Twikomereze. Hari ukuntu abantu bahugura umwuka w'Uwiteka. Ndagaruka ku banyamadini. Umuntu agakora ubukwe, agasezerana, akemeza umugabo cyangwa umugore ko bazatandukanywa n'urupfu, ngo cyangwa Yesu agarutse. None bamwe mu bigisha ndetse n'abayobozi b'amadini, umuntu agakora divorce hano hanze, ariko habe no mu bapfumu sindabona umuntu wagiye kudivorsayo, sindabona urusengero rwakozwemo divorce. Abantu baheruka basezerana baharahirira, ariko sindabona umuntu wagiye kudivorsa heraho Imana, sindabibona. None ko wabeshya umugabo wa mbere ngo uzamukunda umuguyaguye, yaba muzima cyangwa arwaye, none ko akunaniye wararahiye ndahira hera mu ruhame rw'abantu, ejo ukabura devoroshije, ukongera ukinjira mu rusengero ahandi bakakubeshya, aya mabandi y'abatubuzi ngo n'abapasiteri ngo bakongera bakakurahiza bwa kabiri, kandi Yesu ntiyaje, urupfu ntirwaje, urongeye usezeranye bwa kabiri aheraho Imana. Buriya divorce zo hanze muri leta ziroroshye, ahubwo yandahiro warahiriye mu ruhame rw'aba, uhagaze ahera mu izina ry'Uwiteka, iyi izagukurikirana, ni nayo izakujyana Gihenomu. Wibuke ko uzasorerwa n'ubuhanuzi bwa Daniel wavuze ngo abaca mu isezerano ari nta mpamvu, bene abo ibayobesha kubashyeshyenga. Imana ijya yemera ko ishyeshyengo yashyeshyenze umwami Ahabu, iramushukashuka kubw'icyaha yari yakoze cyo kunyaga uruzabibu rwa Naboti. Mutabona Imana ihana abantu bagakora ibyaha bakiyongeza, umugore akabasha guca inyuma y'umugabo, yarangiza akaza akareba umuntu yegera akamwihererana ngo ari kwatura, Imana ikakwihorera, igikureka ikagushyeshyenga, ugasohorerwaho n'ijambo ryo muri Zaburi igice cya 50 rivuga ngo urabikora ngakwihorera, ngo ukagira ngo rwose mpwanye nawe. Muri aha hantu kuvuga ngo urabikora, ndabwira abantu babasha kwibisha bitwa abanyabwenge,
amakaramu mwibisha ikaramu ngo mwarize, kandi waramenye Imana, warageze mu mazi menshi, ukiha kwifatira abantu ukiba mu mpapuro, mu mamashini ukiba. Yewe we uri umufundi, uri enjenyeri, ugakora imibare ukiba ibyo bakubwiye, warageze mu mazi menshi, warangiza ngo wamenye ubwenge. Ninde wigeze akubwira ko umwuka w'Uwiteka wigeze awuhugura akavuga ati ubuzima burakomeye, mu mvugo z'abikigiye ngo ubu ni danje, none kora gutya, Imana ni nyembabazi? Ninde wigeze awuhugura akawigisha? Ninde urahugura umwuka w'Imana? Mwabagore mwe baba Pentekote muri kudefiriza, ninde wigeze ababwira ngo kera mwari abaturaga ubu ni muba abasirimu? Umwuka wera yasanze kera mwari abaturesi ubu ni muba abasirimu, maze bigatuma mukora ibyo mwishakiye mugashyiraho ibisuko. Uko Imana yabaremye irakuzi, ibindi uri gushyiraho byose wateraho ingohe, uri guhugura umwuka w'Uwiteka. Sinzi ukuntu uri umuhanga muri iyi si, sinzi n'ukuntu uteye wowe utashobora kumenya ibipimo by'imisozi, ntubashe kubona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi. Sinzi ukuntu wagerageza noneho guhugura umwuka w'Uwiteka. Twikomereze. Ninde wigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera? Ni nabyo byishe itorero. Kera umwuka w'Imana abantu barasengaga, banashwana no mu makorari, bakegera bagafata ibihe, umwuka w'Imana akabereka bari mu manyanga. Twagiye tubona abantu Imana ikiza ikabacira imanza zitabera, ndetse ikagaragaza abafite ibyaha ari imanza zakagombye no kubajyana mu nkiko. Ariko kuko muri iki gihe umwuka bawushyize ku ruhande, n'isengero, amasengero, amatorero menshi hirya no hino, umwuka w'Imana ntugikenewe. Ariyo mpamvu ibyanyu biri kujya ku karubanda, bikajya mu manza zo hanze, mu nkiko, byitwa ngo mwitirirwa Imana. Kubera iki? Mwanze ko umwuka w'Imana ari ubacira imanza zitabera, ngabagaragariza ukuri. Ariko se byabakundira ko Imana yabeshi yabaye inda, ifaranga ryahindutse ikigirwamana? Icyubahiro cyo mu isi, icyubahiro cy'Imana benshi mwashatse kukiha, uretse ko bitanabakundira. Nuko ninde washobora guca imanza zitabera? Hari igihe Imana yashimye ko tujya guca urubanza, badufashe ahantu twagiye gusenga, turi abakozi b'Imana, tujyanwa ku karere kugira ngo Imana iyatubwiye ngo ngiye kubereka ko nimunkiranukira muzaca imanza zitabera. Itujyana ahantu mu kudufunga, nuko bamwe buzura umwuka, bagira ibyo batangira gusobanurira abayobozi, bababwira iby'umwuka, ibyaha byabo bari bazi. Muri make reka wenda ntusheho, baratanga ati burya haracyariho abahanuzi. Nihuse bwarake haba inama, Imana ishima kudukoreshamo ibikomeye ntiriwe ndondora. Ariko noneho bituma na meya w'akarere aho hantu atangara. Noneho mu bo twari turi kumwe baravuga ati hano hari urubanza rwananiranye rw'umugore n'umugabo, mubazane mubegereza abakozi b'Imana baruce. No bisora ku bintu Imana yari yatubwiye muri iryo joro twaraye dusenga. Noneho twicaye mu ntebe, murabizi abagore bakunze kugira tekinike, aza ari kwiriza, ari kwiririshwa. Uwa mbere muri twaravuga ati mada bucecetse, bucecetse. Umugore araceceka, arangije abwira umugabo ati wa mugabo we uratuzi? Umugabo ati hoya. Wa mugore we haraho utuzi? Ati hoya. Ati cyambere wewe n'uyu mugabo ntimubyaranye kane? Ati rwose. Umugabo ntiyagutaye mubyaranye kane? Umugore wa kabiri wa mugabo ubu ntago umugore wa kabiri ari ku mwana w'uruhinja wa kabiri abyaye. Ati aravuga tumva rero wa mugabo we kera ukiri umusore wigeze gukorera Imana, unezeza Imana, uri umusore ikwemerera isezerano ry'ubugingo. Yemwe abatuye isi, yemwe banyamadini, isezerano rihatsa yandi masezerano aruta yose iby'amazu n'amamodoka n'indege n'inganda, n'ubugingo buhoraho. Ayandi yose ni ibikenyeri. Nuko Imana iramubwira ngo rero nago nemeye ko urubanza rwawe rucibwa n'abacamanza bo mu isi, ahubwo ndushyize mu maboko y'abakozi banjye ngo abari bo bagucira urubanza.
kubera ko wanejeje nkakwemerera ubugingo, nicyo gitumye ngaruka kuri wowe. Imana ibwira umugore, tumva wa mugore we, ntiwiba, nturoga, ntusambana, yewe ntunatukana ngo ushire isoni, atari kugira ibyaha bibiri. Ibyo byaha bibiri nibyo byatumye umugabo aguta, kandi nta n'undi mugabo washobora kubyihanganira. Ari meya ati umugore utiba, ntaroge, ntasambane, ntatukane, ibyaha yakora umugabo ntashobore kubyihanganira nibi. Hari na komanda, cyo hari n'abadepite babiri bahahagaze. Ubwo uwacu aravuga, tumva nubwo namwe muri abayobozi ibyo byaha bibiri ntimwabishobora, kandi namwe ndabizi abanteze amatwi mufite amatsiko kumenya ibyo byaha ibyo ari byo. Umugore utiba, ntasambane, ntaroge, ntatukane, ariko ibyo byaha bibiri bikamusenyera. Reka bari byo mbabwira rero, kandi mbonera no kubwira abagore kugira ngo bamenye ko hari utuntu tubasenyera. Bajya no mu rukiko abacamanza ntibabihe imbaraga, ariko mu maso y'Imana burya nabyo bifite imbaraga. Satani binyura mu rugo rwawe rugasenyuka. Icyaha cya mbere aramubwira, tumva wa mugore, icyaha cya mbere uri umunyamwanda. Aramubwira, tujya guhinga, wamara guhinga ugahungura amaguru ugateka, mbese ukajya gushaka ibyo kurya, udukwe amazi, nimugoroba wajya kuryama ugahungura amaguru ukaryama utoze. Umugabo uko bivuze uko, ati buretse, ati kandi ku cyumweru ukaraba mu maso, ku maboko no ku maguru, warangiza ukajya mu materaniro. Umugabo ati mumbazirize igihe yaba amaze, mu gihe twabyaranye kane, inshuro yaba yariyuhagiye umubiri wose. Mboneyeho kubwira abagore hirya no hino mu byaro, mu biturage, batajya biyuhagira ngo bakore kwiyuhagira umubiri wose. Uzirikane ko umwanda wagusenyera, wa mugore we. Se ntibiteye isoni kuba icyumba uraramo gitatswe ari indagangurirwa zagiteguye, kandi uri umugore ukijijwe w'umukristo? Ntibyaba ari ikimwaro? Yemwe ndabwira abo mu byaro, dukunze kwigisha abo mu mugi gusa, ariko no mu byaro Satani ajya harika. Rimwe na rimwe abagabo bagatoroka ingo zabo bakahungira mu migi bahunze imyanda, ugasanga wa mwanda w'umwana wo kumukorera isuku uraruzuza nko mwibase, upfunda munsi y'igitanda, ugasanga icyumba gifite umubavu uteye ubwoba. Yemwe ugira ngo se uko Imana yanga ibyaha by'imbere siko yanga n'ibyaha by'inyuma? Niba utiyuhagira umubiri wose, ni ukuri nabyo byakurimbuza, byakujyana Gihenomu. Cyakoze bakivuga gutyo, uwacu avuze gutyo, ikiri meya, ikiri komanda, ati atewe kirakomeye koko, ati nta mugabo wagishobora. Nuko aravuga ati reka mwereke icyaha cya kabiri cyatumye kigusenyera. Ntawongeye kuvuga ngo yego asa n'upinga, ahubwo bose bahise batega amatwi, tureka nabwo twumva icya kabiri. Nuko arangije aravuga, tumva wa mugore we, icyaha cya kabiri uri igisambo. Iyo umugabo yahaha inyama, yagura ibiro 10 by'inyama, intongo nyinshi aryaho ni 3, umugabo ati 3. Mumbaziriza igihe tubaniye, niba yarigeze angaburira byibuze intongo 3 z'inyama. Ari meya ati atewe tiki kirakaze nacyo, yari komanda ati kirakaze. Nuko ubwo noneho ragenda avuga, ntariko nubwo bimeze gutyo, Imana yifatanyirije muntu ntakagitandukanye. Mbwira umugabo, ni wa mugabo we, nubwo uyu mugore yarakubereye mwiza, uyu mugore nubwo umugore wa kabiri yarakubereye mwiza, ariko Imana yabwiye Aburahamu ngo senda Hagayi, umugore ugifite itoto kandi ushoboye kubyara, asigara na Sara w'iminkanyari ushaje. Kubera iki? Imana yubahiriza isezerano, Imana irazirikana. Ntago Imana igendera muri karabaye mwa bagabo mwe ngo nuko ufite umugore w'igihanda nuko urusabwa kwihangana, kandi ugomba gukoresha bwabo ugasenga, Imana ikaguha ubwenge bwo kubaka. Kuko utihangana wese ntazabona umwami Imana. Nuko nkiraho ngaho tubwira umugore ati rero wa mugore we, uzongera kuryama utiyuhagiye naho imvura yaba ari nyinshi,
ari amahindu yazindukiye ku muryango ikageza nimugoroba, wenda mujye mwasa n'igitanda mucanira amazi urare wiyuhagiye, kuko nurara utiyuhagiye uzajya ujya kwatura kwa pasiteri ngo warayasambana. Nanone rongera ati kandi guhera uyu munsi Uwiteka Imana igukuye ku nyama. Harimo abazi yuko amategeko y'Imana ari yayandi 10 gusa, biterwa n'ukuntu mu buzima bwari ikintu kikubata kikakubera nk'ikigirwamana, bigatuma Imana ikigukuraho. Atari uko biri mu mategeko 10, si uko kurya inyama ari icyaha, ariko uwo mugore zaramusenye. Nawe urumva inyama zimugeza mu karere ziragatsindwa. Mwabagore mwe mvuze kuko mvuze ngo Imana imukuye ku nyama, birumvikana bamwe bakwikanga kubera amerwe, ariko mwabagore mwe kurangwa inyama zigusenyere wazireka nk'umukristo. Nuko Imana iramubwira ngo naho babaga ikimasa umwuka umva akamaro ko guca imanza zitabera ku mwuka, naho umugabo yabaga ikimasa ntiwemerewe kuziryaho cyangwa se no kunywa amazi yazo. Imana igutegetse amasengesho y'iminsi 2, ugende usenge, nurangiza Imana irakuzinura inyama. Imana ibwira uwo mugabo ngo guhera uyu munsi uzongera gutaha kwa uriya mugore wa kabiri ukararayo nawe urya bijoro rimwe, uzapfa kandi ntuzamenye icyo uzize, uzahagwa kandi nupfa uzahita urimbuka. Ariko kuko Imana yari yarakwemereye ubugingo, yaruye ubugingo bwawe, guhera uyu munsi ugomba gutahana n'umugore. Ikindi uriya mugore wa kabiri Imana ibwira uwo mugore ngo kubwo kurangara bari abana babiri nibabazana uramenye ntuzabange, ni wowe wakagombye kuba warababyaye, ariko kuko umwanzi yakwinjiriye ntumenye igihe cyo kugendererwamo, kubw'ibyo nibabazana nta matiku, uzatuze kuko byaturutse ku burangazi. Twigarukire aha ni ku kamaro ko guca imanza zitabera. Eske nuwuhe mucamanza mu rukiko wavumbura ku mwanda wabasha gusenyera umugore? Ese umugabo avuze ati nasenye kubera umwanda, ugira ngo abacamanza babyumvana uburemere? Ariko umwuka w'Imana arareba agacengera. Ni nacyo cyishe itorero abashumba kugira ngo bahamagara umwuka kandi bavuga ngo basengera mu mwuka, ahubwo bakitabaza isi, kandi abisi hari ibyo batabasha guhishurirwa. Ninde washobora kwigisha umwuka w'Imana guca imanza zitabera? Ngira aha hantu kucyerekeranye no guca imanza zitabera, akamuha uburyo bwo kwitegereza, ngo agahana umwuka w'Imana uburyo bwo kwitegereza. Dufite ikibazo ku itorero ko kera nta rusengero rwacu rwa Gipantekote rubabashaga gutangira iteraniro ngo risoze hatabayemo amayerekwa n'amahishurirwa. Ariko ubu byararangiye, wagira ngo ni imihango nk'iy'abafarisayo, ni uguterana ikigamijwe ahanini mu iteraniro. Ngira ngo uwo mwanya ubuzemo ubanza hari byaba ibibazo, uyoboye iryo torero yahura n'akaga, habayeho kudatura. Ngira ngo umupasiteri waba uyoboye iryo torero yahagarikwa. Mbese wagira ngo misiyo ni amafaranga. Bashumba bapasiteri yemwe bavuga butumwa, mwibuke ko Yesu yabatumye ku bugingo bw'abantu. Ntago misiyo ari amafaranga. Impanda ivuze muzamurika amafaranga, muzamurika amaturo mwaturishije mu biremwa muntu, mubanza mwite ku mukumbi kuko ari Imana yari yarabatumye. Ariko ikibazo abeshi ntacyo mufite cyo kwerekana, kuko abeshi intama zarazimiye, ntimuzi naho zazimiriye. Ikingenzi mwebwe muragiye amafaranga wo kuragira umukumbi. Twigarukire. Mwanyumva nabi, nitwa Riziki Chantal, byararangiye. Muraho yemwe? Dore ngo amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Amerika, Afrika, Uburayi, Imana irabibona nk'agatonyanga kari mu kibindo. Nukwiriye kuza k'agatonyanga mu maso y'Imana. Afrika yose harimo ibi bihugu byose, Imana irayabona nk'agatonyanga kari mu kibindi. Niba Imana iri kubona amahanga, Amerika ari nk'agatonyanga, ikabona Uburayi ari agatonyanga, wewe uri umuntu urumva uri iki? Urumva washyika no kuvamo akaguru k'urushishi? Uri umusore ngo uri igayi, ngo uri generali, ngo uri majoro, urumva wavamo n'akaguru k'urushishi mu maso y'Imana? Niba amahanga yose iyabona nk'igitonyanga mu kibindi,
ngo agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Agereranywa n'umukungugu. Buriya umukungugu ufashe ku minzani upima ibiro bingahe? Tubwizanye ukuri bene data. Umukungugu ufashe ku minzani, ahubwo witonze aho ngaho ukareba, iyo unakozeho gutya ku munzani ugahungura ati karatumuka kakage, ubu Imana ishatse agera gutya ati Amerika ikibagirana ku ikarita y'isi, yagira gutya ati Uburayi bukaba buribagiranye, yahita Aziya ntitwongere kwibuka ko yigeze no kubaho, yabuha rimwe Afurika ntitwongere kwibuka ko yigeze no kugaragara ku mubumbe w'isi. Niba Imana ibona amahanga ari umukungugu, we wa mukobwa ugenda uzunguza amabuno urumva uri igiki? Oroha. Uri umusore ngo wateruye ibyuma ufite ibizigira, ntacyo uri cyo, habe no gushyika wawe n'akavumbi, uri ubusa. Orohera Imana, oroha. Niba amahanga iyabona nk'ivumbi rifashe ku minzani ntacyo ripima mu maso y'Imana yera yaremye ijuru n'isi, urumva uri igiki kuri iyi si? Twikomereze ahangaha tuharenge. Ngo agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani, dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Ibirwa, nta mashini ndumva iterura ibirwa, ntayo ndumva bakoze. Yapfa utikirwa igahita iterura igashyira hejuru, ikongera ikagisubizamo. Hariyo mwaba muzira, kuko ku isi hari iterambere ryinshi wasanga mwarazivumbuye, ariko yo ngo iterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane, kuko yitwa Imana. Ngo ireba none ntihaba inkwi zo gucana zihagije. Ireba none Gishwati, reka mvuga amashyamba nzi hano iwacu, Gishwati, Nyungwe, ayo ni amashyamba azwi cyane cyane nka Nyungwe, hagati y'Icyangugu na za Gikongoro nta nkwi zihari zo gushyira ku gicaniro, ku buryo Imana yakota uwo muriro ikavuga ati rwose uyu muriro, izi nkwi ziranyemeje, irasusurutse, byibuze uwo muriro ukayisusurutsa. Ramazone, ishyamba rya mbere ku isi, nta nkwi zihagije zihari zabasha gushyirwa ku gitambo cy'Uwiteka. Byumvikana aho ubeshya ngo wasenze iminsi ngahe, ngo mwagiye muri Israel gusenga, njya numva ngo Pramontoni, njya numva za Kanyarira, ugataha ufite ibikabyo ngo wazenze. Yewe ireba none nta nkwi zihagije, gabanya ibikabyo, udusengesho twawe ntacyo twakora imbere y'Imana uretse kugirirwa ubuntu. Rwa rukundo rwayisagutse, ikaba yavuga ngo nakubonye, ariko nta nkwi zihari zabasha kuvamo igitambo cy'Imana, ngo Imana ibashe kuvuga ngo mbonye umuriro. Ntazo. Nuko ahangaha ngo kandi n'inyamaswa zaho ntizabasha kubamo igitambo cyoswa. Inyamaswa, wafata imbogo zose ziri Amazon, ntago havamo akantu kavuga ngo igitambo. Utuntu twose dukora ni kwa rukundo gusa, n'ubuntu. Si ukuvuga ko uzi gusenga. Na Yobu yashatse kugaragaza ko ari umukiranutsi wa cyane, Imana iramubaza ngo ifatiro z'isi wabuze aho zishingiye? Woya, wabuze aho ziri? Ni igifashe ikirere urakizi. Nuko bene data, niba uri n'umukozi w'Imana utazagira ngo ari imirimo ihambaye wakoze. Na Eliya wishe abahanuzi ba Bayali 400, akabashyira ku kageza akabakatagura abapfumu n'abakonikoni. Yaravuze ngo bose bashize, ngo asigaye. Imana iramubwira ngo roha, hari 7,000. Nkaswe wewe utarica n'imbeba, mu izina ry'Uwiteka ntago wajya kuvuga ngo wisha abapfumu bangahe. Umva ko uri umuhanuzi, kwirirwa ubeshya ngo mpanurira abantu ngo ubuhanuzi bwanjye, ubuhanuzi bwawe wewe ushoboye guhanura. Wibuke ko ba Paulo banyuraga ku bicucu by'abantu, bibuke ko imishwara bayikoze, ikiganza cyawe cyakora ku mishwara, bakoza ku ndwara zananiranye abantu bagakira. Ariko Paulo akarenga akavuga ngo ndi umugaragu w'imburamumaro.
weho usenga n'umubu ntugende, wumva uri igiki, uroha, ca bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Nuko ngo mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. Mu maso ye amahanga yose ni zero, ubusa, ndetse abarwa nk'ubusa. Ndahaha nta busa ku busa, ni ubusa, 0,0 zero. Ni ukuri amahanga yose, yemwe bantu muri Amerika nwiza n'ibikabyo, Imana ihabara nk'ubusa. Abari mu Burayi, abari muri Afurika, yemwe banyarwanda, amahanga yose yabara nk'ubusa. Koko abantu tugira ibikabyo, twiyemere aka kanya turibagiwe Imana. Cyane cyane nibwirira abanyarwanda, mwibagiwe Uwiteka, mwibagiwe Imana mu mihoro n'imipanga. Imana ije kubereka ko ikomeye. Mwibagiwe ubuhiri burimo imisumari, ko ariko Imana yambwiye ngo nibutse abanyarwanda, ngo mbibutse imipanga, imihoro, mbibutse ubuhiri burimo imisumari, mbibutse abo mwagiye mubona bahamba bagacukura bakabahamba ari bazima, none muribagiwe. Mwibagiwe ko Imana ikomeye kandi iteye ubwoba. Imana irambwira ngo nibutse abanyarwanda bari mu mahanga, bayituye gusambana, muri kuyihemba gutingana, mwayituye kwiba abagore b'abandi, abandi mutwara abagabo b'abandi. Harya aho muri kure cyane, mugira ngo i Burayi ni kure. Warataye umugore n'abana aho wicaye i Burayi. Nakubwiye ko Imana amahanga iri kuyafata nk'aho ari zero, ubusa ku busa. None mwibagiwe umuremyi wanyu, ku buryo mugeze uribuka Imana igukiza urupfu abandi bose bashize. Mwibagiwe mwihunga, mwikoreye ibirago, mwibagiwe Uwiteka. Banyarwanda nibwirira abo hafi, mwibagiwe abantu mugenda muca hejuru y'intumbi, imigezi yuzuye intumbi, za Nyabarongo, za Sebeya, iyo migezi hatemba amaraso, murabyibagiwe. Mwituye Imana ibyaha by'urukozasoni, kugambanirana abo yahaye kwiga, mukajya muca imanza zitabera, mukarenganya imfubyi n'abapfakazi, abatindi ntibaboneke irengera. Mwibagiwe umuremyi wanyu wo kwizerwa. Harya mu masasu rukomeye bikomeye, ni uwuhe mupfumu wateye inzuzi? Abantu bari guhunga, ninde wabwiye Ryangombe ati ntabara? Imipanga yatyaye, ninde wiyambaje Nyabingi? Yemwe bapfumu namwe bakonikoni, mwibagiwe Imana ko ari igihe cyageze mugakenera ubutabazi bw'ijuru. Muribagiwe, none mutunze ibigirwamana. Imana mugiye kongera kuyimenya, mugiye kongera kumenya umuremyi wacu. Yaba abasirikare, mwibuka benshi bapfiriye ku rugamba, si uko mwari muri abahanga mu kurwana cyane. Reka n'Uwiteka wabaye mu ruhande rwanyu. None inyiturano muhembye Imana ni iyihe? Imana yambwiye ngo mbwire abatuye isi mu bihugu bitandukanye, mbabwire ngo Imana irakomeye kuruta uko mubitekereza. Yemwe nguri generali usimburanya abagore nk'imyenda, koko uyibagije impfu Imana yagusimbukeje. Ubundi urusasu rukugezeho rwagutinya, rwatinya amanyenyeri ufite. Yemwe bapasiteri, mwiyibagije ukuntu Imana yabahamagaye. Bamwe muri ababoya, abandi muri abayaya, abandi muri abazamu, abandi muri abatindi bakubabarirwa muhinga imishike ya rubanda. Ni ukuri mutazi no kwambara inkweto icyo ari cyo. None mumaze gukubitamo amakositime, inda zaraje, mwibagiwe umuremyi, musubiye kubisindisha. Mutangiye no gusambanira heraho Imana benshi. Bamwe mwabyaye abana mu gasozi ku buryo abagore banyu batabizi. Muribagiwe. Mu gutegeka kwa kabiri ku bice 8 ndumva ari ku murongo wa 14, hari ijambo rivuga ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Baririmbye, mwibagije ukuntu abenshi mwaje mu itorero mugakiza,
mu makorari mumeze. Bamwe ntabwo Imana yabahaye agakiza muri n'abarwayi ari abasazi, indwara mwarivuje byaranze. Imana irabafatira bakarabya, none muyihembye gusambana. Mwame mwarizama ibo bibaha ubucuruzi, muhinduka abantu bakomeye, iburiza indege, bamwe ibasubiza mu mashuri muriga, ibashyira mu mabiro. Yari ibiringiyemo guca imanza zitabera, yari ibiringiyemo kuzarengera ifubyi, yari ibiringiye kurya mwaraye mu binani, ko namwe muzatabara abantu bari mu kaga. Mwubaka amazu, amayetaje murubaka, ariko umurenge ubaye wose, n'abana mwabyaye ntibajya bamenya yuko mukijijwe. Abakozi mukoresha mu ngo zanyu ntibigeze bababonana byibuze agatotsi ku musaraba ngo babonane Kristo. Usanga umugabo n'umukozi wo mu rugo wamubayeho ruhaya, koko wagira ngo uragahene k'izuba, kandi waramenye Imana igiye kubereka ko ikomeye. Amahanga mwese mugiye gutanga, Banyarwanda ndongeye ndababwiye ngo Uwiteka Imana aje kubereka ko akomeye. Reka dusenge. Abari kumufata nka mugenzi wabo, abacuranzi reka data ubutinganyi, muracuranga ku byuma. Harabonye mbona amapantaro wagira ngo nta mikandara, niba warabuze umukandara ntiwashaka n'umushumi w'umukecuru byibuze ugashyiramo. Ni ngombwa ngo urupantaro rugende rumeze ukuntu, shaka n'umurero ushyiremo, ariko we gusebya Imana. Kahi igipantaro cyenda kugwa, ipantaro nta sentire. Haryo mwari muzi ko n'uwo mukandara usobanura n'ukuri mu buryo bw'umwuka. Iyo udafite umukandara nta kuri uba ufite. Ariko abeshi muteye Imana agahinda. Imana muramenye itavaho yicuza icyatumye ibasigaza, ikabarinda amakuba, ikabarinda impanuka mu mamodoka, ikabarinda za mugiga zirimbura. Uramenye Imana iticuza. Reka dusenge. Wowe uri kunyumva, niba uri kumva mu maso y'Imana ntacyo uri cyo, ca bugufi dusenge, usaba Imana imbabazi. Iyicara kuri ya ntebe y'umuriro, igoswe n'ibizima n'abakuru, uri Alpha uri Omega, ndakwinginze irengagize ububi bwaba bemeye guca bugufi mu mitima. Ibi abasambanya bakuyemo amada, abakoze ibyangwa n'amaso yawe, beza ubatunganye, ubakureho urubanza rw'ibyaha. Mana data, maraso y'umwana w'intama ababonekeho nk'ikimenyetso cyo kubabarwa kuko bemeye kwihana. Nuko kandi nukuri ubambika imbaraga kugira ngo bashobore guhunga kurimbuka kuzi y'amahanga yose y'abari mu isi. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu, amen.